uyu muti ugenda ugereyo kiriya cyane uriya mugore atabyaye ugende ubikore. Nta muntu wifuza yuko undabaho. Bitewe nuko atakubyaye ashobora kutabyifuza, ariko kwa kundi atabyifuza akaba ariwo mugisha wawe. Nta kundi nyine reka negerere ibyo nkoranye n'ubundi nta kundi mba mbona ibintu byose ubwo nzahama niko mama muri uru rugo ubundi nazabivuyemo. urihangana niko bigenda. Meze bite mwana? Meze gute rubi? Cyane sawa ariko mwana n'ibisazi. Gutese? Nje kugusura none nawe uri muri komereza wigende. Cyane mu rugo se mani, mu rugo urahicara hakarambirana. Akazi ibintu ni hatari mani dore ako nigeze kumva amakuru ngo Mukase akumereye nabi. Chamani ibintu ni hatari. Sinzi ko wigeze ubaho mu buzima nk'ubwanjye. Mani nibaza ikintu nzira nanjye kikancanga. Bamutorotse se ukigendera. Asubona mutoroke mpungire. Waburana n'uguhamba mani. Uri mukuru wajya kwishakira akazi. Nakazi ko mu rugo rega wakemera. Ahubwo yakomeza gutoteze kuri iki. Cyangwa namwe niba ari gutoteza cyane papa wese arahari. Ndahamagaze nk'igiti. Sibyo nta n'umuga n'uyu numwe nigeze ni. Ese viye wawe yumurege uwo Mukase kugira ngo iki. Naho abantero twatsi nta kintu kizima nangariza. Ahubwo abambwira ngo nashyizeho amakwafe ngo nambaye nabi. Nta kintu kizima mbese yagira inama uriya mugore byibuza ngabe yamfata neza. Ese kuri mukuru wamwirukanishije. Uri kumva ubwenge umugore ubyara abana babiri mani bose n'uwa gatatu agiye kubyara. Uri kumva uriya muntu namwirukanyisha gute? Ubu buzima naruba muko nguko. Nawe uri inshuti yanjye pe, nawe ngira inama nk'umuntu w'umugabo byarancanze umusa. Araho anshwira mu maso amenaho ibiryo. Uri kumva amenaho amazi. Sinshobora kujya muri douche ngo noge, ahita ambwira ngo vamo ngo mvira muri douche. Rero rubindi dore urakuze siko kuntu bimeze rero. Kumva rero rubindi nubwo ari Mukase ntiwamwica. Urakumva igisubizo ni iki? Icara viye wawe umuganirize, umubwire uko bagufata nyine. Nubona atabyitayeho wigendere. Ntabwo wabura ahantu ujya kwaka akazi ukiberayo ukazagaruka waranakize. Ashobora kuzakwifuza nyuma. Ese gihe naribajije naricaye ndibaza nawe se nzamushyiremo se umuyapanya byibuza ngewe. Oya ibyo ntabwo byakora mani. Ushaka kumuroga nawe ugasanga usaziyegereza. Ko nge mbona ubugoma nkurera noneho urenze ukwemera. Ese umuntu niba azasanga wicaye hakakumenaho ibiryo uri kwirira kandi abana bafata neza, ni hatari umusa, ni hatari pe. Inama yo nakugira niyo banze cyane naso mubivuganeho. Niwumva atabyitayeho avuga ati umugore wanjye ngewe ndamuzi neza, wigendere upakire batabizi ko ushobora gupakira akanakubona akanga kugenda. Uzamucunga yagiye gusenga nko ku cyumweru upakire ibintu byose. Niyo wajya hehe iyo kure mu gihugu. Nge ikibazo nahonge aho ntabwo mfite aho mpungiriza isaha mani. Nese nta muryango ugira niyo naba ntawe. Ntabwo abura umuntu ugwakaza ko mu rugo. Niba unafite geti wanyu sibyo wazamba bare byibuze nkaza ukancumbikira niyo yaba ameza ngahe je niyo yaba 5 je nagufata nk'inshuti mani ya danje mani. Wabundwanye wope. Rero rubindi nanjye ndabanza biganiro na viye ni numva byemeye nakubwira ukaza ukahapa. Ako urabizi mama wawe nabimenye ko uje mu rugo byaba ibibazo. Abizi ko ari umurakare wa danje nanjye ndamuzi. Numva abantu bose bamuvuga ngo gakomereye nabi nyine. Ngubu narinje mvuga ngo tubiganire ugira icyo wamfasha nk'inshuti yanjye sibyo. Shanye ngenda biganira na viye numva ibye. Numva ko nambwira ni numva byemeye nahita nkubwira. Ubwo rero rubindi gahunda nuko imeze nawe ubanza ubiganire na viye. Nanjye nenge hano ruguru nitemberera nyine ari umuntu ngiye kureba yo dore n'izuba ni danje. Kobe turaza kuvugana nyine. Ntarebe turaza kuvugana ariko shanye
kundi kabisa wowe komeza wihangane kumva tuzakomeza tubirebe nyine turebe byari ibintu byarancanze bisubiramo birancanga zamani ni ibintu bya hatari njye nkurikije ubugoma nkorera sibyo njye mba ngomba kubikubwira nk'inshuti yanjye kugira ngo ubashe no kuba wabimenya muzantabarize sibyo mu gihe njye napfuye kuko njye mba mbona ubugoma nkorera burenze ukwemera sibyo ni hatari jyayo rwose namaze kwiyakira nta kundi pe namaze kwiyakira ubuzima mbayemo ni wirirwa untaka mu bantu wowe gicucu imbesire urimo urantaka ngo bigende gute urareba ugasanga iyi ngegera yangira itegeye Verediana yangira ite mayibobo wowe wambobo wananiwe kugira ibyo ukora ibyo ushinzwe ahubwo uje kwirirwa untaka utaka jewe amarubi wamubabari babo nta nama zawe nkeneye wowe wambegeraho hari inama zawe wowe nkeneye mubabarire rwose ntabwo hari inama zawe nkeneye wowe umva wacyana we cyo muzanana wambabariye basi wacyana we cyo muzanana nongere mbigusubiriremo nkuramura aka kayozo kawe nukuri mbabarira ntabwo nzongera umva wiyame niba warabuze ibintu uvuga ukumva ko uzajya wirirwa uvuga njyewe Verediana kandi wowe nzakugira debile mayibobo wowe kandi ntabwo uzi ubugome bwanjye njyewe wabuze ibindi biganiro uganira ntabwo nabibuze mbabarira ntabwo nzongera nukuri kuri mubabarire mu rugo vuba mayibobo mu rugo se ambobo kindi nawe ndakwiyamye ya mwana umuzizi iki koko ndakwiyamye mwana se gihe naramubyaye hari igiseke nzi ahubwo ubutaha nzamujyana aho nyina ari simiri nta mikino ngifite miriwe ko yapfuye azapfe nawe agende nyine gikomeza kumbangamira ubugome ko kumukorera urumva ko Imana izabiguhembera ese ubugome mugira urabona kitarabyimbye kitaranganya umusozi cyanganye kurira kuko kitari imitsi yanjye ayibaze papa we none nabimenye papa se yanjye uno uzaruraramo uriya ni umugabo wanjye nushaka kugenda urara ubimubwiye numva nkubwire ise ntumuzi ndamu ugenda urara ubimubwiye n'ibyanyiraga ugenda urara ubimubwiye anigendere ibintu byanyu ndabona umuntu yanabigwamo kabisa yakazi kiriya cyane noneho kigiye kubona ubugome bwanjye bwa nyabwo ariko y'u Rwanda cyaza abantu bararakaye uriya mumere ni kure yameze baba we uriya mwana aragoye y'u Rwanda Prezete cyane neza nari ko mbona ugenda se fata mu mutwe w'umusatsi urasaza rino zuba uzi ibintu mbona yarayiga ni bikese wamujama rubindi w'inshuti yacu s'umuzi ndamuzi n'inshuti yanjye byadanje magara byagenze bite se yarinda yanga kwishyura cyangwa si iby'indaya ubonye yaba yariye n'indaya yakubaye naribi uramujama meri wiwe uramukase Verediana uriya mugore wari uramuzi ndamuzi ntabwo nari muzi umurakari yarariwe nari bundi ngiye hari ikintu ari kumva uri kumbwa rubindi kazana Mukase bundi byagenze bite rubindi yakubise Mukase yakubise nyine ni ibiki bundi uri kuvuga uriya mugore natica rubindi sinzi ukuntu bizagenda uriya mumera nsanganye na rubindi umva mani bamufashe nabi Mukase amufashe nabi aramukubita amanywa nijoro amugaburira rimwe ku munsi aramutoteza nta gikaraba ngo yagiye muri dushe amusohoza imigeri n'inkoni mbese uriya musore ungana kuri afashwe nayo bitumvikana njye nandi kumugira inama abiganirize se cyangwa yicikira agenda agiye gushaka akantu akazi cyangwa anajya kwibera mu miryango ni ukumubona agenda adusanganya yari aduhagaze arayiga aramukubise aramujwiwe inki zo mu matama
ese ubu mufashije iki nyine ubundi hari ikintu ntabwo nanabyumva neza urubindi umusanzu wabo muhuriye nyine ansanze aramuka ariya hepfo ndi kuzamuka arambwira ati nje kukureba mu rugo ndavuga ati ndi kwitembera gutya nyine umva umujama aranganyiye ati muka data aranze aranyishe sinyumeka mbese sinyirya mu gihe turi kubiganiraho Mukase baraje baba we ibi nakoze ari we bari kubikorera ntabwo wamara icyumweru utarabunaga yewe se shaka numva none se umufashije iki ramujama rero ndagenda mbiganirizeho viye ndebe ko yamuzana mu rugo tukibanira inshuti yanjye ngiye gusa nta kintu yari yambwira iyo nkuni nabwo bwa mbere nyumvishe nayo nyumvanye bwa mbere ubwo ngubwo nyine kereka muhuye cyo kajya nk'iwabo wenda Mukase amumereye nabi ese ubundi wajyayo ra ubwo burozi abo simbutse akaba ari njye babana ubwo ibintu bimeze gutya nta burozi burimo cyangwa bikunda azamwica natava muri uru rugo aramwica kuko ukuntu kebera nandenze sindi umva reka nkubwire n'ubundi nandi gutambika njyano hirya sibyo reka njyewe ngende nyureyo n'ubundi nta kuba ko batanze nta kintu bantwara mbanze menya amakuru ntabwo tuzahuza shawe turaza kuvugana ntari Tokiyo sawa wowe kuba uca utavugirije umuntu bimeze biteze ukama umeze utese ameze neza nyine tu nta kibazo ndashima Imana nanjye ndaho ndabona umeze neza nyine tu umeze neza urebeye inyuma nyine ubona ibintu ari sawa urebeye inyuma ariko imbere narashize mwana kandi mbona nta kibazo ufite ruriya rwana muhuye rungeza aha urumbonye rutambuka hano se ruriya rwana se nturuzi ndaruzi muri karitsiye ntuwe ndubona ntabwo uruzi ko ari urwana mbere Mukase ruriya rwana mubereye Mukase ruriya ntabwo narubyaragiye nuko rureba ubona utanarubyara kabisa harya iwanyu si ikibungo yego ntukavukire n'uwo mufuka n'uwo mu rugo umva rero abantu b'iwanyu bazi ubwenge nta kibazo pe umfashe umva umfashe uriya rwana narukura ku isi narugira urugoryi ariko kurukura ku isi simbishaka ndashaka ko rugira urugoryi mbese rukaba mana navuga ko rwamera rumwe rugenda rwicira rugenda ruzunguruka rugenda rutazi niyo rukaba urugoryi rwana ngewe runtesheje umutwe urugoryi gusa ruriya rugoryi mana sinzi ikintu narukorera reka nkubwire rero ushaka kurumenera kurwara nk'inda uzi ukuntu bamena urwara ukuntu bamena inda ndabyumva nibyo nshaka ariko sinshaka ko rupfa rukomeze rubabarire ruri ku isi ako kantu umva rero nkubwire nimba uzi ko harimo akantu icyo uri bushake cyose niko ndi bugikore nawe urabyumva nyine haba harimo akantu si runo rwana mbonye rutambutse hano rugenda rumeze nk'urura rwiyogoshesheje ukuntu we mbwira niba ufite gahunda yaba ari ukurwica rukavaho yaba ari ukuruzereza mu muhanda rukaba nk'ikihoni ntabwo nshaka ko rupfa ngo ruveho ahubwo reka nkubwire we twakora gahunda nushaka rujye rwinyaho ubwo mbwira nangahe kwinyaho ntabwo mbishaka nabyo wereka nkubwire we rugo urugo ryo ruhora rwiciraho ntaribi wereka nkubwire iwacu hari igisazi bita gatingita cyahora bikeneye ibyo ni byo nshaka umva gahunda zose wowe uko uzishaka niko zigenda ku murongo uko ubishaka wowe urumva nyine ntabwo biriya bintu biba byoroshye ntuncemeshe ariko ntabwo ndi buguhende
urumva kujya kureba gahunda zo gukoresha nawe urabyumva umuti n'ibiki birasaba inzira ndende we nimba ufite nka 500 aho ngaho ibihumbi kuko urumva uzawuma ni komisiyo nanjye gahunda yo kubikora nabyo ni amafaranga we nimba ufite gahunda mu gitondo uzanyemo no kwifuza oya ntago ari ukwifuza kandi uri inshuti yanjye ariko uzanyemo no kwifuza nyine ntago ari ayo ukwifuza mafaranga ni menshi cyane ntago jye nayabona Veridiane nese urukumva nyine we nimba ushaka gahunda zawe uko zigenda uko ubyifuza 500 usugiye kumwica ngo umukureho oya ari kumwica wakongera ubwo se ibihumbi 100 byonyine n'uwamu umuti ntiyanayemera nzaguha 100 nzakongera 50 ari uko ubonye byatungana yewe reka nkubwire uri inshuti yanjye sindi buguca n'amafaranga menshi ngo ugire 300 kuko iradiri irakomeye urumva rwase ruramutse rubimenye nanjye ukumva nanjye nabijemo n'iyindi gahunda ndende urumva nanjye nabigenderamo rwase narwo nzaruhurika ubundi abantu utabyaye abantu utagiriye ku gise kuzi ukuntu kubyara bivuna ubundi kikurushya nkawe ako ni gute umuntu abwagura yarangiza akandanira icyana agiye ngo ni ikibwana cyangwa reka ntabwo bishoboka njye Veridiane nkubwire umwana utagiriye ku gise ntakakurushye yawe mwana umva reka nze nyiguhe rwose nze nyiguhe n'upanga gahunda umaze kubigenza neza uze kumpamagara ntaribe sibyo nimero yanjye niyi we numara kubinoza umbwire usibye no ari kukica aba kugihurika kukigira imbwa ntaribe sawa ntaribe ubwo gahunda niyo bye mute ese wagiye nyitaba ubu urabona ko ibintu biba bidakaze mana wowe wagira ngo wasinze wabaye mana noneho biranze pe ntuzuvuye biranze ni ukuri kw'Imana njye noneho mbuze n'ukuntu nabigenza pe ni ukuri kw'Imana yani ngomba nkubwire ibyo muye nabyo wenda ungire n'inama mwese usabye akazi biranga ubyutse kare mu yawe ukavuga akarenge kawe ni igiki kibamo kuri kuzenguruka karitsiro umukuru w'umudugudu shawe shinyagurira gutya mwese ufite icyerekezo uzima mibi nankoreye byasanze ndi kumwe n'umujama wanjye turimo tuganira ndetse n'ibintu bitanarenze pe mani yaranyije nangira inama y'ikintu nakora umusore muri iki gitondo uzimukiye mu rugamba umuntu w'umusore n'agatebe byibuze njyewe ungira inama numva njyewe ubuzima burahagaze ndumva njye ntazi ukuntu umeze iyo umuntu ageze naguca ku nshuti biba bikaze pe nawe mbabarira ugira inama mbese mama muhuriye kunzi ko yagiye mu kazi mu gitondo nawe ubwo nari nagize ngo agiye kureba wa mukozi wahariye hirya kumbe mwari muri kumwe mushwanira no mu nzira njyewe sinzi iyo yari avuye njye nayo ndi kuganira n'inshuti yanjye uri kumva nawe urabizi ufite inshuti ntago mwabura ibyo muganira mwese ntago muzi umuhungu bita Toki uyu muti ugomba gukora akazi ibyo nshaka ugomba kubikora kabisa ugomba kunkorera umuti kabisa ko mbipanze akaba ariko biza kugenda wa muti we ubikore kandi bigende neza rwose yego ubikore rwose ugenda ukoreyo unkorera umuti wa muti we uyu muti ugenda ugereyo kiriya cyane uriya mugore atabyaye ugende ubikore n'ubundi ntago yakibyaye dore kujya kubise biravuna n'ubundi ntago ari urwana rwiwe abana biwe bagira amahoro kandi n'umugore nawe ahari hose atekane wa muti we ubinkorere
ubinkorera uko mbyumva uko mbishaka. Rurarwana rumubuza amahoro atararugiriye ku gise atararubyaye, dore ko kubyara bivuna no kurera umwana utabyaye nabyo ntago babigushimira. Wa muti we ubinkorere. Uyu muti ndabizi kuri bubikore uko mbishaka, kandi biragenda neza. Rurarwana rubeze zenye rugenda rwiciraguraho, niba ngombwa runinyeho rugiye rugenda rwinyaraguraho, kuko nicyo nshaka. Nibyo wa muti we ubinkorere ubikora uko mbishaka. Nibyo rubindi ugenda uba umusazi, ujye winya ujye wiciraguraho, byose ubinkorere wa muti we. Nzi neza yuko biri bugende neza uko mbishaka. Nibyo wa muti we, ndabizi neza ko biri bugende uko mbyifuza. Uriya mugore agira amahoro dore nta no kuzengerezwa n'icyana utabyaye n'ubundi ugikorera byiza, n'ubundi bikagaragara yuko nta kintu wakoze. Niko bimeze aba ariko bigenda. Yego bigende neza uko mbishaka.